Sabbath. Happy Sabbath. Happy day. Sabato nziza. Sabato nziza. Musi munezero. I was actually thinking of trying my best to teach in English, but I saw our beautiful mothers coming through. I was like, you know what? I have to switch in Kinyarwanda. Although I plan to preach in English, to try to preach in English, but I have to kind of change my mix. But it's just the reality. I was like, should I preach in English? Then our mothers came. I was like, let me switch. Babyeyi bacu muri mu bantu batumye nsa nk'uhindura uburyo nagiye kwigishamo, kuko ndabonye muri kuza biranezeza. Mbonye muri kuza nari napanze kwigisha mu Cyongereza, ubona n'ubwo Icyongereza ari ikirimi cyacu cya kabiri, ururimi rwacu rwa kabiri. Ndavuga ati kagerageze guhindura. Ndagerageza nshobora kujya nkora mixation, sinzi n'iryo jambo exist, nkavanga mixing ndashaka kuvuga mu Gifaransa nubwo ntakizi, ariko ababyeyi bacu nibo batumye mbese baba imbarutse yuko nahindura. Murakaza neza, turabakiriye. Ubu noneho katwinjire mu cyigisho cyacu. Icyigisho cyacu kiravuga iki? Hiring now. Iri jambo ababyeyi bacu bashobora kuba barizi. Ababyeyi bacu iri jambo ngo hiring now simuriza hayo. Sumyemo n'ibyapa ngiye nko ku kazi, ushaka akazi ukabona ngo hiring now, gatamaga nk'undi mumama. Uzigo kwa kwina factory runaka rwaringa, siko se? Siko tubize ababyeyi bacu, namwe bavandimwe banyu. Rero nateguye icyigisho kivuga ati guharinga ubu, cyangwa se dukeneye abakozi ubu, sibyo se? Amazina yanjye nitwa Mfitumukiza Jean de Dieu, nkomoka mu muryango w'abantu benshi. Ikipe n'abasimbura. Nkomoka mu muryango w'abantu 11. Turi 11, nkaba ndu umusore cyangwa se umwana wa kabiri. Mushikanye mwese muramuzi Solange. Nkaba naraje Oakwood 2020 muri fall. Nkaba naraje kwiga. Mu by'ukuri nari nkiri muri school nifuzaga kwiga social work, bijyanye no gufasha abantu, kuko nanjye nafashijwe n'abantu benshi. Ndavuga ati biba byiza nanjye nafasha abandi. Ariko ngeze aho numva bati social work gukora amadokima menshi kandi mu mafaranga muri company. Ndavuga rero ubona nubwo ibyo gukora umuntu agukora wakora ibintu kunezeza ko guhembwa makeya, ntekereza goal yanjye mfite. Ndavuga ati ntabwo byavamo. Ndavuga kampindure kuko nasanze ibyigisho byose bikomera. Ndavuga ati kampindure nige management information systems. Management information systems, wenda uburyo nagerageza kubisobanura, abantu yambaza ati none se wakora iki? Wakora ibintu byinshi muri business, ni ibintu byinshi. Ntabwo navuga ngo nakora ikintu runaka kimwe, ni ibintu byinshi, iri abroad ni ngari. Rero introduction yanjye nuriki ihagaze, ndi single, ntabwo ndashaka. Imana nibikunda mu myaka iri imbere, ntabwo tuzi iri imbere,
Imana ishima ko mba nkiriho izahitamo ibizambaho. Igihe bampaye umwanya wo kwigisha, Claude yambwiye nzigisha. Mu by'ukuri mwe murabizi mpora hano imbere, sibyo? Muzi ko menyereye imbere kandi ko nta bwoba mfite, ariko abari bari hariya barebye narwanye nayo. Iyo umuntu agiye kwigisha uno mwanya wo kubwiriza, sinze navuga ngo uba wubashwe mu rundi rwego. Aba ari umurimo ugiye gukora uri umunyabyaha, ukumva wakwanga. Nk'ukuntu unavanywe Dani atubwiye ati bamupanze ko saa tishize avuga ngo yarwaye mu nda ngo yarwaye mu nda, kandi mu by'ukuri atarwaye, yari muzima, ariko aravuga ati twumva ameze nabi mu nda. Nanjye yarabimbwiye Claude, mwohereza akaimoji kameze ngo ese numiwe nabuze igisubizo. Ariko igihe tujya Memphis, Tennessee, aho twari turi kumwe mu kubyibuka, Pastor niba ari Clevel Celeve wo muri Kentucky yatwigishe kino cyigisho kinkora ku mutima, nanjye ndavuga ati why not, naye kangerageze kucyigisha. Nibwo nase ntekereza ndavuga ati igihe nanjye bazamangira, ntabwo mbizi, ariko igihe bazamangira nzacyigisha. Rero Imana yemeye ko tuganira muri aka kanya, cyigisho kivuga ngo hiring now. Turi gukenera abakozi, nanda akeneye akazi. Oya mumanike mubwishe kuri abashaka akazi ni twese, nanjye nshaka akazi. Hiring now. Insanganyamatsiko y'iki cyigisho cyacu turagisanga muri Matayo igice cya 20 umurongo wa mbere ukageza kwa 2. Twamagambo avuga ngo the laborers are few. Sinzi hari asanga amagambo nagize. The harvest are plenty, but the laborers are few. Myandi magambo ibisaru mbese farm ibimera byareza ahantu hose, ariko abo gusarura barabuze. Imirima yareze, ariko abo gusarura barabuze. Ushobora kwibaza ngo ni ibiki? Nkuko muri kubona kuri ya foto, ubona abantu bari muri farm ari bakeya, sibyo se? Siko mukubona, sibyo? Ariko mu by'ukuri ni hagari, mukona ko ari hagari. None se bari abantu bonyine bashobora gusarura bonyine ukurikije ukuntu harangana ubuso bwabo, ni hagari, right? So bakeneye abakozi, natwe dukeneye abakozi. Abatuma twahayaringa ni bande? We need workers who want to be hired. So mumanike mwibaye ku mutima abakeneye akazi, ndabona ari benshi. Ngaka akazi sasa, izi nizo positions ziri open. Dukeneye pastors, dukeneye elders, deaconesses, treasurers, secretaries, Sabbath school leaders, Sabbath school teachers, greeters, singers, music teachers, AY leaders. Mukora positions ziri open. Kwa kene akazi, mukora positions ziri open. Dukeneye pastor, abakuru b'itora, abadiakona, abadiakonikazi, abakira amaturo cyangwa se abitsi, abanditsi, akwishuriye ku isabato, abigisha bashuriye ku isabato.
dukeneye abakozi sibyo se? Music teachers, AY leaders, choir directors, pianists, church members, and more. And more? And more. Dukeneye abantu benshi. Turwarinda. Abakeneye akazi ko umwe abonye position, abakeneye akazi. Since you've seen the positions that are available, who still need a job? Ndabona muri dukeneye abakozi. Ntabwo nshaka kuzamura ndi umwe mumurane imbere, nkeneye abandi bazamfasha, sibyo? Which means you and I need to come to work. Dukeneye kuza tugakora. Bona nubwo biba bitoroshye, tujya dukora abantu bakajya tugukorera ubuntu, ariko muraza kumenya neza ko tutaba tugukorera muvuge ubuntu. Murasanga ko tuzahembwa ibihembo bikomeye, ibihembo biruta amazu meza, ibihembo biruta amamodoka meza, ibihembo biruta ubuzima bwiza bw'aha ku isi. Tujye muri Matayo igice cya 20 umurongo wa 1 kugeza 16. Ndiza ko ababyeyi bacu bari bazi gusoma, baza basoma Ikinyarwanda hasi. Byari gute none? It's okay. Alright, take your time. Nitujye muri Matayo igice cya 20 umurongo wa 1 kugeza kwa 13. Haravuga ngo, for the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire workers for his vineyard. And when he had agreed with the laborers for a penny a day, he sent them into his vineyard. Kamense nko gusoma no mu Kinyarwanda mugihe bakiri gukora projecteur, Satani nabakorera mu byuma iyo hageze umwanya nk'uyu wihariye. Umurongo wa mbere, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu ufite urugo yazindutse kare gushaka abahinzi ngo bahinge uruzabibu rwe. Asezerana n'abahinzi denariyo ku munsi umwe, abohereza mu ruzabibu rwe. Umurongo wa kabiri, wa gatatu, by 9 in the morning he went out and saw others standing in the marketplace doing nothing. Aragenda mu gitondo cya kare gushaka abandi bakozi bakora mu ruzabibu rwe. Abona abagabo bahagaze. Ku murongo wa kane, he told them, you also go and work in my vineyard, and I will pay for you whatever is right. Ku murongo wa kane, ku bari ufite Bibiliya y'Ikinyarwanda, hanze ngo isaha eshatu arasohoka asanga abandi bahagaze mu iguriro ntacyo bakora. Nabo arababwira ati namwe mujye mu ruzabibu rwanjye ndibubahe ibikwiriye. Mwibuke ko ari muri vineyard cyangwa se mu ruzabibu, akeneye abakozi. Uruzabibu rwe ni rugari, abakozi babake, agushakisha abakozi. Aragenda abo ahuye nabo akababwira ati mubuze mu ruzabibu rwanjye bahakaze. None agenda mu soko abona abagabo bihagarariye bari gukora nta kintu bari gukora. Arabwira ati muze mu ruzabibu namwe bahakaze, ngo ndabishura whatever is right, ndabishura ibikwiriye. Ibaze ngiye nyine nka gutya supposing ko ndi muri campus ndi gushaka abantu baza nk'abakazi. Noneho baza nabona habwiye ati ndabishira ibikwiriye. Watekereza iki nkubwiye ngo ndakwishira igikwiriye? Watekereza iki? Ushobora se kwemera akazi
abenshi si tujya mu kazi tuzi amafaranga turi kwishyurwe buri saa cyangwa se wenda buri kwezi, ariko hano yarabwiye ati I will pay you whatever is right, ndabishura ibikwiriye. Ku murongo wa gatanu, so they went, he went out again by noon and about 3 in the afternoon and did the same thing. About 5 in the afternoon he went out and found still others standing around. He asked them, why have you been standing here all day long doing nothing? Agiye abonye abantu bahagaze arabaza kubera iki muhagaze aha ntacyo muri gukora. Remember, akeneye abakozi, umurimo ni mugari, akeneye abantu bakora kugira ngo akazi ko ke kagende neza. Abantu shaka attention yanyu. Kubera kimwe bimuhagaza. Ku murongo wa karindwi, kuntu basubije, because no one has hired us, they answered. He said to them, you also go and work in my vineyard. Murongo wa karindwi mu Kinyarwanda baramusubiza bati, kuko ari ntawe uduhaye umurimo. Arababwira ati, namwe mujye mu ruzabibu rwanjye. Bose urabona babonye amahirwe cyangwa se opportunity yo kugenda nabo bagakora. Arababwira ati, namwe muze mujye mu ruzabibu rwanjye mukore, nkeneye abakozi. Mu by'ukuri umuntu akubwiye ati ndakwishura whatever is right cyangwa se igikwiriye, wabyumva gute muri wewe? Ushobora kuvuga ati no muntu ashobora kuba umuriganya akandiganya, ntampereza amafaranga ashobora kuba ahuye n'ubushake bwanjye, akamuha wenda amafaranga makeya cyangwa se wenda ashobora kuma menshi, ariko ko ntagiranye nawe amasezerano afatika ngo menye igiciro cy'amafaranga ari buzajya ampa, ntabwo ngenda gushidikanya muri wewe. Murongo wa munani, when evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, call the workers and pay them their wages, beginning with the last ones hired and going on the first. Mu Kinyarwanda, bugorobye nyir'uruzabibu abwira igisonga cye ati, hamagara abahinzi ubahe ibihembo byabo, utangire ku banyuma ugeze ku ba mbere. Mwese nize kumuri kureba. Arabakura abatumizaho, aba foremen navuga ni nka masters, aba supervisors. Arabakura. Bamaze gukora, mwibuke hari abantu batangiye mu gitondo n'abatangiye ni mu attention, shaka ngiye mwese ndi kubareba, shaka mwese mu ndanzi ibyo muri bo. Abakoze nimugoroba n'abakoze mu gitondo arabakuza bose. Agiye kubishura noneho atangirira kuba nyuma. Ibaze ugiye gukora mu gitondo wabyutse kare ugakora wenda tuvuge shift y'amasaha 12, noneho mu gihe supervisor wanyu agiye kubahemba cyangwa se babakoze bo muri HR bahemba abari bose bari kubahembesha, bageze mu gihe cyo guhemba aravuga ati tugiye guhemba abanyuma tumanuka hasi tugeze hagati, akombere ko dukomeza kadusenga. Dadukunda mu ijuru, tugushimiye burinzi imbaza tugiriye, tugeze muri aka kanya katoroshye k'umuntu umunyabyaha nkanjye ufite ibyaha byinshi cyane ahagarara imbere yawe kuvuga ijambo ryawe, ariko ukampa ubushobozi avuga izina ryawe bicyubahiro. Ndakwinginze ibyo ndibwigishe, ntabwo ndi umuhanga, ntacyo ndi cyo, ndi ubusa imbere yawe, ariko kubw'amaraso yawe asheshe ku musaraba ndi uw'agaciro imbere y'amaso yawe. Ndakwinginze twebwe yaba ari ngewe kwigisha ndetse n'abateze amatwi twese byo kumva kandi biduhindure umutima mu izina rya Yesu. Nshaka ko umunsi ubiza kino kintu
mugiye gukora mugakora amasaha 12 bagatangira guhemba abaje nyuma, watekereza iki cyangwa se wabyakira ute? warakara ko waje mbere ko waje mbere bagahemba abaje nyuma warakara. Thank you. Kubera kuba waje mbere bagahemba abanyuma wagenza gute? Warakara. So nkuko muri kubibona kuri iriya foto yariya, uriya mugabo wa costume y'umukara wafashe tuvuge ko ari clipboard igaragaza wenda uburyo ari buhembwe, niwe mu foreman cyangwa se their masters cyangwa se umusupervisor wabo. Niwe ariwe wenda no hari afu suppose ko ari uriya mugabo wambaye akagofero, abandi ni abakozi mukora ko ari gukora, si byose arabahagarariye ni supervisor wabo. Ku murongo wa 9, the workers who were hired about 5 in the afternoon came and each received a denarius. So when those came who were hired first, they expected to receive more, but each one of them also received a denarius. Imagine. Ntabwo nzi denarius mu gaciro k'amadolari abana n'amafaranga, ako twimagine ko bari kubahemba wenda tuvuge wenda amadolari 500 wenda tuvuge gutyo n'urugero, sibyo? Ibaze wahereye mu gitondo uri gukora kugeza nimugoroba, waje kare, abandi baje nyuma bagiye kubahemba, nibo bahereyeho kandi mwese bakabaha igihembo kimwe. Bitekerezeho. Sari weho wabyitwamo. Niba uri umukristo gutaya kuburana, sibyo? Ngiye narakara. Wanarakara wewe byana nk'umuka batuka. Biterwa na kamere yawe, sibyo? Hari ushobora gutukana. Babaha ibihembo bimwe, nawe byibazeho. Murongo wa 11, when they received it, they began to grumble against their landowner. These who were hired last worked only 1 hour. Abaharinzwe nyuma bakoze isaha imwe gusa. They said, let's go back to 12. These who were hired last worked only 1 hour. They said, and you have made them equal to us who have borne or carried, I don't know if I pronounced that right, the burden of the work and the heat of the day. Mu Kinyarwanda, bazihawe bitotombera nyir'uruzabibu bati, abanyuma bakoze isaha imwe ubanganyije natwe abahingitse umunsi wose tuvunika twicwa n'izuba, twebwe twahere mu gitondo turi gukora ibyuya byabize dusa nabi, waduhembye igiciro kimwe cyangwa se amafaranga amwe n'abaje bagakora isaha imwe. Bitekerezo ibyo bintu biraryana. Umurongo wa 13, but he answered one of them, I'm not being unfair to you, friend. Did you agree to work for a denarius? Take your pay and go. I want to give the one who was hired last the same as I gave you. Nawe arasubiza umwe muri wati, mugenzi wanjye sinkugiriye nabi, ntuzi ko twasezeranye denari imwe? Ngiyo iyijyana ugenda, ko nshatse guhemba wanyuma nkawe, mbese hari icyambuza kugenza ibyanjye uko nshaka, ko undeba igitsure? Kuko ngize ubuntu, uko niko ab'inyuma bazaba ab'imbere, kandi ab'imbere bazaba ab'inyuma. Cyane cyane usanga abantu benshi turwanira imyanya y'imbere, turwanira pozisiyo ziri hejuru, ariko mu by'ukuri twebwe turwanira pozisiyo ziri imbere
tuzaba inyuma, ab'inyuma bazaba ab'imbere. Hari abasisters twari turi kumwe kuri market, bigeze murabyibuka, murareba gutya ko tutonze umurongo, bamwe nyine usanga bamwe wenda batambuka bagahita bajya imbere yacu, noneho baduha yaresi ab'inyuma bakatwakura mbere. Ibyo bintu nabitekerejeho mpita ntekereza bino bintu birisoma, ibaze twagiye ku murongo, twese twari duhagaze ku murongo, noneho umwariza bamwe batambuka bakajya imbere bakabaha resi ngo ajye ufata ibyo kurya, twebwe b'inyuma twagiye bakaduha resi bakatwakura ngo tujye gufata ibiryo mbere. Uko bisoma rimwe ariko ab'inyuma bazaba n'ab'imbere bazaba ab'inyuma. Dusubire inyuma mu Cyongereza 15. Don't I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious because I'm generous? Sorry. So the last will be first, and the first will be last. Tugerageza kwicisha bugufi muri twebwe, kubera ko uzarebe abantu benshi bakunda kwicisha bugufi nibo abanyabwenge. Abantu bakunda kwikakaza cyane cyane baranadohoka vuba. Muzabigerageze mubisuzume neza. Abantu bicisha bugufi ku buryo bamureka kuvuga uriya muntu ni ipanshi, nibo abantu babaza ubwenge. Ni reality, turabizi twese. Wa muntu mwivuga ati muntu ni ipanshi pe ntago asobanutse, usanga ariwe muntu uzi ubwenge mu shuri. Kandi muzareba abandi bazi ubwenge mu shuri nibo usanga ubona ari utujiji. Nukuri ukoze si ukuri. Cyane cyane hano muri Amerika abantu bazi ubwenge ubona bambaye nabi, sibyo? Bambaye nabi ariko wabona ukagenda umeze neza kandi ari wabona barakubwira F. Ngabitekereze, niwicisha bugufi Imana izagushira hejuru, kandi nanone niwishyira hejuru Imana izageza gute? You will be lowered down. Bavandimwe wanjye mwese ndagira ngo bararikire twicisha bugufi, kuko kwicisha bugufi niko gukwiriye abantu b'Imana. Ntabwo dukora ibyiza nanjye ntubyakora. Hari igihe njye ndireba nkumva bakavuga ati ngo cyangwa nkajya kwizera nk'Upawulo, nanjye nkumva muri njyewe ntacyo ndicyo, ugasa kwizera ngo cyangwa bakajya mu kwizera nk'Upawulo, kandi nanjye ubwanjye nkumva ntacyo ndi nothing. Ariko nibaza impamvu yasobanura cyangwa njye kwizera nk'Upawulo, ariko Imana yatubwiye ati I'm the only example. Muzamundeberaho. Abantu turateshuka. Ushobora kumbona ukabona nahagaze imbere y'abantu, ubona meze neza ntacyo ntwaye, ariko mu by'ukuri akaba ari ngiye ujye gukora bya bindi byose in the backyard, mu bikari inyuma. Rero dufatire urugero ku Mana, twiciye bugufi. Twese twumvise kino gitekerezo, twumvise ko hari abantu barenganiyemo mu gitekerezo bagiye bahembwa amafaranga angana n'abagiye bakora 1 hour, kandi hari abatangiye kare. Ushobora kuba waratangiye umurimo kera cyane, ndetse unafite experience mu bijyanye n'iyobokamana, theology, ubundi akaba atangiye right now, ariko mukazahembwa igihembo. Nizeye ko mukubyumva. Ntukandebe ngo uvuge ati Mfitumukiza n'umwana wa Kavundira umukuru w'itorero ngo azi iby'Imana, ngewe niyo mbona ntari iby'Imana nzi. Kubera kwigisha ibintu byinshi nagiye mbinyuramo, ariko nkabyibagira kwa kudasubira mu ijambo ry'Imana ngo mbisome, nkabyibagirwa. None babaze nk'ikibazo umuntu akandeba, ariko expectinga cyangwa se yakubwira ko ngewe nshobora kwanza igisubizo kubera ko ndi umwana w'umukuru w'itorero wavukiye mu dini. Oya, nanjye ntacyo ndicyo. Twese Imana kutareka gusoma ijambo ry'Imana. Ntabwo njye nsoma ijambo ry'Imana, nsoma ijambo ry'Imana rimwe na rimwe.
singiye kwirarira kuri mwebwe, ariko waba umaze imyaka myinshi mu itorero, waba uzi Bibiliya cyane, wewe uzi isomo rimwe, ushobora kuba uzi isomo rimwe rikazakujyana mu ijuru, wa wundi uzi Bibiliya yose kazarimbuka, cyangwa nk'uko mwese mwajyana mu ijuru mugahembwa igihembo kimwe nk'icyaba ari abakozi bagiye gukora, umwe agakora isaha imwe, undi agatangira mu gitondo, bose bagahembwa igihembo kimwe. Katujyane rino somo. The master is who? The fireman is who? Jesus and the angels. The farmers or the workers are who? You and I. You and I. We need to go out to tell the world about God, to proclaim His righteousness. We need to go out and tell people. The farmers or the workers are you and I. The vineyard is who? What's the vineyard? I need to hear you guys. Vineyard shushanya isi. Uno muntu gushakisha akoze ngo ajye gukora muri vineyard. Imana ikudushakisha ngo tujye mu isi. Tujye kwabwira iki? Ubutumwa bwiza. The payment is what? Eternal life in the New Jerusalem. Amen? Next slide. The first payment plan is a partial payment. Ibi bintu biraha ni ibintu tuzahembwa, bimwe tuzahembwa tukiri mu isi, ibindi tuzahembwa tukiri mu ijuru. Ntabwo na listing ibintu byose hano, ariko mu by'ukuri nukora umurimo w'Imana ukiyana mu isi, you will live in a good health. Uzamuzima bugenze gute? Nshaka kubumva mwese kandi murebana. Uzamuzima bugenze gute? Mwese ndi kwarebye muri ndi kubireba. Uzamuzima bugenze gute? You will have children, and those children will be good. Those children will be good. Children. Nukorera Imana izaguha urubyaro, uzabona abana beza. Ntawe ndaba umubyeyi, ariko ndiza ndashidika ko ari ababyeyi ndetse natwe twimajinye. Ubyaye umwana, njye numva bavuga ngo kubera mbo. Iki? Ubyaye umwana ntagire umusaruro runaka umuvana mu by'ukuri, wakwishima? Oya, ntabwo wakwishima. Ariko natwe nidukorera Imana, ubona nubwo ubona bisebeje, ubona nubwo ubona abantu bakorera Imana basa nk'injiji, ubona nubwo ubona abantu bakorera Imana basa nk'amapanshi, ariko mu maso y'Imana turaba igiciro cyinshi. Cya gatatu, you will have a good husband and a good wife. Nukorera Imana kiri mu isi, uzabona umutware mwiza, ubone n'umufasha mwiza. Kane, nukorera Imana, you will have a job to take care of your family. Uzagira akazi keza. Nukorera Imana, you will be able to breathe on your own. Tugeze mu ijuru, tuzahabwa ububasha bwo guhumeka. Atari guhumeka
very permanent. Ariko guhumeka by'iteka ryose. Nukorera Imana, you will be able to walk on your own. Uzagenda ushikamye wemye mu ijuru. Abantu tell story nkabwira ati kwa ko ndi muremure ngo tugera mu ijuru ngo nzamusoromera ku matunda. Nitugera mu ijuru uzagenda on your own. Nta kugenda ngo wumve akaguka kukurya. Nta kugenda ngo umve umusonga ahantu runaka. Ahubwo uzafite ubushobozi bwo kugenda. Nukorera Imana, you will be able to see. Urebe neza, twebwe amaso yacu yarapfuye, ariko Imana iduhaye amaso ya mwuka tukareba. Si byari byiza tujya mu ijuru tuzareba. Ubu ntago tureba, ibyo tureba ni ibi gusa. Nitugera mu ijuru cyangwa se nukorera Imana, you will be able you will be able to wake up every morning wumva ijoro usanye n'Imana, ufite ibyishimo mu mutima, nta ufite ibineza neza ku mutima ku maso yawe. Nukorera Imana, you will be able to have sound of mind. Matayo igice cya 28 umurongo wa 19 kugeza 20. Haravuga ubu ni ubutumwa kuri twese. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Amen. Ezekiel chapter 3 verse 18 through 21. Sorry. Nimbwira umunyabyaha gupfa uzapfa, nawe ntumuburire cyangwa uvugane n'umunyabyaha umwihanangiriza kuva mu nzira ye mbi ngo ukize ubugingo bwe. Uwo munyabyaha azapfira mu byaha bye, ariko ni weho nzabaza amaraso ye. These are strong statement. These are strong statement. Nutabura umunyabyaha, twese tureba naba meze gutya bikano biri kuri hasi muri hano. Nitutaburira umuntu tumubwire ibintu bibi turi kumubona, nawe nyuma niza ko turi kumvikana. Nitubwira umuntu ibi bibye, amaraso ye napfa apfa ibyaha, amaraso ye azakubazwa. Tukujyana twese twizeye ibyanditswe bya Yesu. Ibi ntago ari ibitekerezo bya filozofa cyangwa se ibindi bintu. Iri jambo ry'Imana biri true. Nutaburira umunyabyaha ngo abe mu nzira ze mbi ngo agarukire umwami Imana, amaraso ye azakubazwa. Ariko nuburira umunyabyaha ntave mu byaha bye cyangwa mu nzira ye mbi, azapfira mu byaha bye, ariko weho uzabukijije ubugingo bwawe. If you do your part, ukabwira umuntu ngo ave mu byaha bye akabigumamo, azazira ubugingo bwe. Ariko ku giti cyawe uzabukijije ubugingo bwe kuko wakoze your part. Uzavuga mubwira ibyaha ari uko nari gukora, mugize ubutumwa, none asigaye bibe bimugiyeho, bibe bikuvuyeho. Ikintu cyo twese turarikirwa. Kandi umukiranutsi nareka gukiranuka kwe agakora ibyo gukiranirwa, nzashira igisitaza imbere ye kandi azapfa.
kuko utamuburiye azapfira mu cyaha cye, kandi imirimo ye yo gukiranuka yakoze ntizibukwa ukundi, ariko ni wowe nzabaza amaraso ye. Ariko nuburira umukiranutsi kugira ngo adakora ibyaha nawe ntakore icyaha, ni ukuri azabaho kuko yemeye kuburirwa, kandi nawe uzaba urokoye ubugingo bwawe. Muri kwibuka ya story y'umuntu wari ushaka abakozi bo muri vineyard. Mu gihe bamwe baba batari gukora, cyangwa se mu yandi magambo, twebwe dufite uruhare rwo kubwira abantu ubutumwa bwiza. Mu gihe tutari gukora icyo dusabwa, ino ndirimbo isa nk'iri applicable to us. Ino ndirimbo iravuga ngo, you think I'm working but I'm not. Tekereza ko ndi gukora ariko ntago ndi gukora. Tekereza ko ndi kubwira abantu ijambo ry'Imana ariko ntago kubabwira. Tekereza ko ndi gukora ibyiza ariko ntago ndi kubikora. The foreman, nkuko mubibona, next slide. The foreman, nkuko mubibona, uriya ufashe like clipboard niwe ufite ibihembo. Tuvuye kuri ari Imana. Uriya mukozi ni twebwe. Nituzakora neza ntabwo tuzakora neza ntabwo tuzahemba. Next slide. Yes. Ni niryo somo twasomewe na mushiki wacu mererwa, riboneka muri Yakobo igice cya 5:19-20. Havuga ngo, my brothers and sisters, if one of you should wander from the truth, and someone should bring that person back, remember this: whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover over a multitude of sins. Bene data, nihagira umuntu muri mwe uyoba avuye mu kuri, undi akamuyobora, mumenye yuko uyobora umunyabyaha kumukura mu nzira ye yayobeyemo azakiza ubugingo urupfu, kandi azatwikira ibyaha byinshi. We are towards the end. Next slide. Nkuko mwumvishije cya gitekerezo kiboneka muri Matayo cy'abakozi ndetse na vineyard n'uruzabibu. Twatangiye tuvuga ko the topic y'uno munsi ari Hiring now. Hiring now. Niwemera ukapurika muri izo position runaka, first of all, igihe nandi kubabwira tumutwe amagambo avuga ngo hiring now, mwatekereje iki? Akazi sasa kameze gute? Amafaranga, abandi warehouse, abandi okay. Ariko kari akazi tukaba turi kuvuga ni utuzi turi available mu murimo w'Imana. Starting today, get to work. Dutangira akazi. Hari abantu bavuze ati bakeneye akazi, sibyo? Cyangwa turi gutangira abantu bamanitse bavuga bakeneye akazi, sibyo? Starting right now, starting today, get to work. Dutangira akazi twemeye ko dukeneye, karahari akazi ku bwinshi, kandi I'm sure buri muntu azaba accepted, azemerwa muri aka kazi. Pastors, get what? To work. Get to work. Elders, Get to work. deaconesses, Get to work. treasurers, Get to work. secretaries, Get to work. Sabbath school leaders, Get to work. Sabbath school teachers, Get to work. greeters,
Get to work. singers, Get to work. musicians, Get to work. AYL leaders, Get to work. choir directors, Get to work. pianists, Get to work. church members, Get to work. because you will what? Get paid. Because you will what? Get to work. No. Because you will get paid. You will get paid. Nitwapurika akazi kari available hano muri church. Get to Tugakora umurimo w'Imana tuzahembwa. Tuzahembwa ibihembo bishimishije. Cyambe tuzabana ubugingo buhora. Kandi twasanze ko Imana iza to blessing with good wife, good husband, good children, good life. You will be healthy. Ni ibintu byinshi uzabona nukorera Imana. Kuko twe dukorera Imana ntago dukorera ubusa. Haro turi gukorera kandi ari ibihembo turi gukorera. Rero reka mbasabe mwese kugira ngo twese turanyabyaha. Njye ari ngenye nibona nkabana ndi umunyabyaha mbere ku isi. Ariko Imana iduha ububasha ndetse n'ubushobozi bwo kwitwa abana. Rero ntitukagira ubwoba. Niba zakubwira ngo uze hano uririmbe, uzamenya ko hari ingororano mu ijuru. Kandi umenye ko utagukorera ubuntu. Nawe ubwira ati uzisome isomo uze ufite umutima ukunze kugira ngo n'abandi dusangizanye iki ijambo ry'Imana. Reka noneho nsabe Imana ngo twumvishe ijambo ry'Imana kandi ibyo nigishije ntibisigare hano, ahubwo twese bigume mu mitima yacu kandi Imana tubare ibyaha byacu byose mu izina rya Yesu. Amen. Kadusenge. Dadukundira mu ijuru, tugishimiye uburinzi imbaza tugiriye, tukatugeze amasaha tugimiye ku mukawe, izina ryawe icyubahiro. Data ndakwinginze turinde, dusanze ko dufite gukora akazi kandi gakomeye, ntituvunisha abandi. Ndakwinginze uduhe ushake bwo gukora kandi uduhe imbaraga zo gukora, kugira ngo ntituzakora uzaduhe ingorano zawe. Ibyo byose dukoreshwe nawe kandi nitunagaruka hano nimugoroba uduhe imbaraga zo kugaruka hano mu izina rya Yesu.